kina nguvu sana, chama chetu 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 kina nguvu sana, tulipiga matembe kina nguvu sana, tunapiga matembe kina nguvu sana, kina nguvu sana, kina nguvu sana, chama chetu kina nguvu sana, kina nguvu sana, kikapiga Rubero kina nguvu sana, chama chetu kina nguvu sana, chama chetu kina nguvu sana, tulipiga matembe kina nguvu sana, tunafika Limbondo kina nguvu sana, chama chetu kina nguvu sana, chama chetu. Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wa TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 12 2024, turi ku mugoroba. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Sentama muri studio. Sentama, uramahoro? Mwiriwe neza Mushakamba. Yego, twiriranwe Imana. Ni byiza cyane. Inkuru z'intsinzi, ngira ngo abenshi bari kubyina intsinzi mu bakunzi barimo barabyina, ariko nabonye umuntu ubyina cyane kurenza abandi ni Wiringoma rwose ari mu bicu. Lieutenant Colonel Wiringoma, umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, ari mu bicu. Nahoze mbona amafoto ari ku modoka zatwitswe, bivugwa ngo ni ya General Kabundi. Ngo Kabundi yahindutse umunyonzi. Urumva yiganye Ciko. Oya, Ciko yagiye kuri moto, undi yagiye ku igare. Nahoze mbona hagaze kuri monima iri mu mujyi cyangwa mu centre ya Libongo. Nahoze mubona kandi ni Matembe. Ni Aribongo, ahubwo Matembe ari ku cyapa cyaho rwose. Yego. Ahubwo hari mu birindiro. Nahoze mbona aba FARDC basize umuceri mu isafuriya. Basize umuceri mu isafuriya. Noneho bari abari bakomeda banza ari uko bari hamwe na generale. Abandi basigaga ubugari ku ibabi ry'ishu. Yego. None bari basize umuceri mu isafuriya. Nibyo, tubanje kuvuga nkaho duseka cyangwa se tuvuga inkuru nshyashya nubwo tutazirambuye, ariko iyo ni imwe mu ngingo z'ingenzi turi buhereho, ingingo y'uko M23 na Lieutenant Colonel Wiringoma yagaragaye ari gusenya, nk'uko yabyivugiye, ari gusenya cyangwa amaze gusenya ibirindiro bya Matembe. FARDC yari igikanyakanyamo kuko n'uri Matembe ntiyari yifite yose. Ibirindiro bya FARDC muri Aribongo, ndetse cyane Aribongo yanagaragaye mu ntuza mu biro, ndetse yagaragaye nako mu isantere, ndetse na Vitsumbiro yabyitangarije ati byose byabaye libere. Ubwo ejo cyangwa next ni Butembo, ariko barangira ngo barabanza Rubero. Barabanza Rubero kuko ahitwa hino yaho ahangaha Kitsumbiro barimo bahunga. Ubwo rero iyo uvuye ahangaha ukomereza Rubero ku cyicaro cya teritwari. Yego. Rero niho baza kubanza Butembo, ishobora kuza nyuma, dore ko yo nta nubwo iri na hafi buriya. Hari urugendo. Indi ngingo ni iyihe indi ngingo turibaza icyo igikurikiraho nyuma y'uko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishinjanya kwica ibiganiro bya Rwanda. Aha ni ugutera inkota ikomeye cyane. Perezida Lorenzo wakoze ibishoboka byose akihambira muri ibi bintu, ariko akaba asanze ari ukunga ibidashoboka bitewe n'imyumvire ya bamwe. Nibyo ntako atagize, yagiye atuma n'intumwa zimwe mu Rwanda, abandi Kinshasa, ariko yari azi ko bizagira icyo bigeraho. Ariko Kinshasa yarenze, isa n'ibiburizamo kuko hari byari mu myanzuro ntabwo yabyemeye. Ibi nabyo byanabyaye
byaviriyemo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo gufatwa nk'aho adashoboye ibintu bya diplomasi. Ubu rero biravugwa ko Tshisekedi yaba yamwijunditse ko adashoboye ibintu bya diplomasi, kuko ntabwo ngo yakaba yaremeye ko ngo biriya bintu bijyamo, yakaba yarabyanze mbere y'igihe. Reka dutangirire hariya intsinzi ya M23, AFC M23 muri Lubero. Muri Lubero hakuye intsinzi cyane, yafashe za Kasehe, ifashe Matembe, ifashe Ribongo, Kitsumbiro, ariko buriya no ku ruhande hari utundi tuntu tw'iruhande twitwa twa Bingi, Kipese, utwo twose twavuyemo Mushakamba. Ubu icyerekezo ni Kitsumbiro, nayo irimo ivamo kuko barimo bahunga bagenda. Noneho na Rubero ku cyicaro cya teritwari. Yego. Ngira ngo turagenda tureba bumwe mu butumwa bw'abavugira cyangwa se abantu ba hafi ba M23, abarwanashyaka. Reka duhere kwa Manzi Willy, uyu nguyu uhagarariye M23 muri diaspora. Yagize ngo iki? Manzi Willy yagize ati General Kabundi abaye umunyonzi, imodoka irahiye. Ni umutwe w'inkuru ye, ibyo yanditse ubutumwa bwe yashyize kuri X. Arangije yakomereza mu rurimi rw'icyongereza ati "Oh, what a prestigious update to kick off today." Ati mbega inkuru igezweho yo kuvugwa uyu munsi. General Kabundi, a proud new cyclist, ditched his vehicle. Apparently it couldn't handle the Olympic level sprinting skills of some lions in his vicinity. Such dedication to fitness truly inspiring. Ati imodoka ye arayitaye irahiye, ariko nta mugayo, yabonye iyo modoka idashobora kugendera ku muvuduko, ntabwo yashobora kugendera ku muvuduko w'intare za Sarambwe. Urumva rero ko ati ibingibi ni igikorwa, ni ubwitange buteye ubwuzu, bushimishije, ushobora gutera umuntu ishyaka. Ariko ubwo avuga ku ruhande rw'iza Sarambwe. Agakomeza ati "And let's not forget the nostalgic throwback." Ati ntitwibagirwe gusubiza amaso inyuma ngo turebe n'ubundi ibintu nk'ibi byigeze kuba. Generals Chirumwami and Chiko Chitambwe abandoning their vehicles and graciously gracing the ground with their feet during the capture of Bunagana. Igihe Bunagana yafatwaga, Chirumwami yasize imodoka ye, Chiko asiga imodoka ye, bose baragenda. Ati noneho basigira umugisha ubwo butaka bwa Bunagana, babusigira impano nziza nk'izo modoka. What a heroic marathon that must have been. Ni isiganwa rya gitwari. But hey, don't take my word for it. Ati ntufate amagambo yanjye utyo. This is where you will find authentic truth, unlike those creative fiction writers over at Muyaya's camp. Ati aya magambo yanjye ntupfa kuyafata gutyo uko wiboneye. Aya magambo yanjye niyo uri bubonemo ukuri kurenze ba bandi bahimba ibinyoma bo mu ruhande rwa Muyaya. Yego. Turagenda tureba n'ubundi butumwa, by'umwihariko turajya ku butumwa bwa Wiringoma. Birumvikana n'umuvugizi, ni nawe navuga watangaje inkuru mbere, cyane ko ari nawe nyir'ubwite ugomba kuyitangaza. Ngira ngo we yatangaje amagambo make cyane. Yego. Ati après Matembe, après Matembe 1 2 ubwo ni nyuma ya Matembe ya mbere. Matembe ishobora kuba ifite ibice bibiri, Matembe ya mbere, Matembe ya kabiri, Vitsumbiro. Nyuma ya Matembe ya mbere
iya kabiri Vitsumbiro Arimbongo nayo irabohowe, ibohowe ni na AFC Vive le Lion, ati harakabaho intare za Sarambwe. ngahe nguko ngira ngo ubu ni ubutumwa bw'ibanze bugaragaza uko ibintu bimeze, ndetse urabona ko Wiringoma ahangaha rwose nitugaruka kuri ya mafoto Wiringoma ubwe yambaye rwose gisirikare nk'umusirikare koko nka Liyetona Koloneli. Turamubona ahantu hari ikibumbano kiriho umuntu w'umugabo wambaye kositime, sinzi uwo ari we, niba ari umwami wa hariya niba ari inde simbizi. Haruguru hariyo poto z'amashanyarazi z'ibyuma zijyana amashanyarazi, ni ahantu muri santere. ngira ngo urabona ko Wiringoma ari kumwe n'undi musirikare, yego kigaragara bariya ni ba ofisiye hamwe n'abandi basirikare hari kugaragara abasirikare bane, ntabwo muzi ariko ushobora gusanga nawe ari koloneli. Yego hari kugaragaramo abasirikare bane, haragaragaramo bane, ariko no hirya iruhande rw'inzu hashobora kuba hari abandi, birumvikana ntabwo ari benshi. ahari umuvugizi noneho koloneli haba hari abesikoti. Iki ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko igihugu, reka mvuge ngo igihugu cyabohowe 100%, babyanga babyemera. ngira ngo ejo nibwo twavuga ngo Perezida Kagame ahanye Kisekedi yitonze atavuze menshi. M23 nayo rero ihanye FARDC n'ubutegetsi bwa Kinshasa yitonze, nayo rwose itiriwe isakabaka ngo ivuge byinshi, kubera ko uribuka igitutu cy'imvugo zimaze iminsi zivugwa ngo M23 ngo bayirimbuye, ahubwo tugategereza kubona FARDC Bunagana, Kanyabayonga na Bunagana na Kicanga na za Masisi, kuko twumvaga ko M23 ubu ngubu bagiye kuyigeza Uganda Kampala. None nyuma y'ibyo byose birangiye bakubiswe bikomeye cyane, ubu ngubu ntibazi iyo bari. Wari ukwiriye kugaruka kuri iriya foto. Reka duhera hano ku Wiringoma, kuri ya modoka rwose agaragaza na plaque zayo. Ahangaha Wiringoma ari ku modoka ya General Kabundi yahiye, yayihagazeho yayifotorejeho. Biragaragara ko yahiye n'ivu ryinshi, ibintu byinshi n'umwotsi uragaragara inyuma, ubona ko hari hatarazima aho yahiriye. Yego iyi ngiyi tuyivuyeho, reka dukomeze turebe dushobora kureba iyo foto nziza. Reka tubanza turebe iyi foto kugira tuza kugaruka. Iyi foto yagure neza, ushobora gusanga dufite abantu bigiye aho ngaho. Yego hano dufite icyapa, ni icyapa kivuga ngo Institut Mitembe. Institut Mitembe rwose abantu bigiye kuri iri shuri ryitwa Mitembe muri Rubero batubwira ngo ni École Conventionnelle Catholique. Ni ya mashuri abafatanya ni ya mashuri ya Kiliziya Katolika abafatanya na leta. Yego aba aterwa inkunga na leta. Section pédagogique, section pédagogique générale, boîte postale 40 Kaina, agasanduku k'iposita 40 Kaina. Ni mu birometero 30. Ni icyapa kigaragaza ko iri kuri metero 300. Aha rero niho bahagaze, ariko urabona ko baragishimusa bakakizana mu bafite ahantu bagishinguye, bagishyira ahantu. Ikigaragara FARDC yaragishimuse ikageza kukiriraho ibiryo. Ikiriraho ibiryo kuko ndabona giteretseho udusafuriya, giteretseho agasorori karimo ubona ko ari umuceri, ariko hasi mbere y'ibirenge bya Wiringoma yuzuye umuceri, akabisafuriya yuzuye umuceri. ubona ubundi uyu mukongomani asize ibiryo, biba byakomeye. Ariko nanone hano muri iki cyapa harimo ko groupement primaire secondaire et professionnel, ni enseignement primaire secondaire et professionnel. Ukuboko kwa Wiringoma kwari kwahishe. Enseignement primaire secondaire et professionnel, ni ukuvuga ni ikigero, icyiciro cya primaire secondaire, ariko noneho n'ibijyanye n'imyuga. Yego
duhora tuvuga ngo M23 yambuye FARDC imbunda kaharabutaka. Urabona uriya mwesikoti wa Wiringoma imbunda afite, ariko n'imyenda yambaye ntisanzwe. yego, ariko iriya mbunda iteye ubwoba. uwo musore imyenda yambaye ntabwo isanzwe. ariko nureba iriya mbunda ifite ikintu kibyimbye imbere y'amagazine, bigaragara ko ari za zindi tujya tubona mu karasisi zifitwe n'aba special force. Bene iyi bifiteho na jimere cyangwa binocular, cyangwa bifite ibyo bintu, jimere cyangwa binocular. Kiko kitambwe ati iki noneho hano, Kiko kitambwe baramwiyama, ahubwo baramwiyama hano. Ni ubutumwa bamwanditse ahagaze mu gashyamba k'inturusu areba hakurya, bamwereka hakurya kure. Noneho baramubwira ngo mon general unanipatisha haya kweli, ngo general nkojeje isoni koko, ngo usifike Butembo, ure general usifike Butembo, ure general asifike Butembo mu murunguze. Uwo general bavuga Kiko kitambwe ngo ntagere Butembo ngo bamutwike. Ahagaze ahantu yumiwe, araramye areba hakurya, banza yarebaga aho bamwirukanye. Yego, baca umugani mu kinyarwanda ngo guhiga ubutwari muratabarana, kandi intambara ntabwo iganirwa ku munwa rwose. Noneho indi foto isekeje, ngabo barahunze. ngiyo bahunze bari kuri minibisi, bamwe bari hejuru. Hari ahantu kuri minibisi bajya bafunga imitwaro hejuru. Yego, bamwe bicayeyo aba FARDC, undi ari inyuma, hanze afashe nko kuri butu. Yego, ufunguye butu yamuzamura cyane. noneho arahunze aragiye. Kandi urebye ingofero yambaye, kasike yambaye imeze nk'isahani, yambaye. Uyu nguyu yavuye ku rugamba, yarahunze urugamba, ubwo yagize igiturika yahita agwa hasi cyane, imodoka zamugonga. uriya afite igihunga. uko rero niko FARDC ntabwo yorohewe habe na gatoya, kuko navuga ngo yagiriwe nabi, yego, ku buryo bukomeye cyane, kuko yahababariye. Yego, ngira ngo hari byinshi, ubutumwa bwinshi, amaudiyo menshi, yose ntabwo twayagarukaho. Ariko icyo abantu bagomba kumenya ni kimwe, Butembo ubu rwose niyo isigenderewe. Butembo iriho itariho. Butembo rwose iriho itariho. Sugira Mireye watiki? Sugira Mireye yavuze ko n'abacanshuro bakubiswe izakabwana. Watwereka tukareba? Ariko abacanshuro hari abahakanaga ko nta bazungu bakubiswe, ariko barakubiswe hejuru aho ngaho. Ngira ngo hari uwo yasubizaga Muhozi, yasubizaga Muhozi Kanunuga. Muhozi yagize ati I'm going to give only one warning to all white mercenaries operating in Eastern DRC. Muhozi nawe ntabwo yoroshye. Ati ni generale rwose w'inyenyeri enye wa mugani we. Ati ngiye kwihanangiriza rimwe rizima aba bacanshuro b'uruhu rwera bakorera mu burasirazuba bwa Kongo. From 2nd January 2025 we will attack all mercenaries in our area of operations. Ati guhera ku itariki 2 z'ukwa mbere, yego, 2025. Ni iminsi yani nk'ibyumweru bingahe bisigaye, ni nka bibiri. Ati tuzatera guhera kuri iyo tariki, tuzatera abacanshuro bose b'uruhu rwera bakorera mu gace dukoreramo operasiyo. Noneho hano ati Sugira Mireye ati Sugira Mireye aramusubiza ati afande, one of their commanders is Romuald Letondo, who abandoned Tutsi during the evacuation of French people and Habyarimana family, but made sure that Tutsi who were employed by the French embassy are left. The majority of them were killed by Interahamwe
piga adui. Ati afande, ati umwe mu bayobozi, usubijeyo ntarareba, yego, umwe mu bayobozi babo muri ba komanda baba ba mercenere, baba bacanshuro b'uruhu rwera, ati n'uwitwa Romuald Retondo wigeze asiga abatutsi mu kaga, akanagenda amaze guhamya neza yuko abatutsi bakoraga muri ambasade y'Ubufaransa bose bapfuye bishwe. Noneho ati piga adui, ati kubita umwanzi, kubita umwanzi rwose. Ngira ngo bose batangiye kuvuga ibyo Muhozi yavuze, aho nibyo bavuga, kandi nuko babishyinduye mu Gifaransa birumvikana kugira abanyekongo babyumve, ariko bifite ikintu bisobanuye bwana Sentama tutarajya kure. Niba UPDF igiye gukubita abacanshuro barazanwe na Kongo, yego, ibintu ntibivangira operasiyo Shuje, biragenda bite? Kereka niba ari abacanshuro bari muri ADF. Ariko birumvikana umucanshuro wese, ngewe iki gitekerezo cya afande Muhozi ndacyemera, ndanagishyigikira. Ndaza kuguha urugero rumwe. Hari igihe cyabaye ukabona abasirikare b'Abafaransa i Kigali barahagarika umunyarwanda bakamubaza ibyangombwa. Njye nibaza igihe kizagera aho umunyarwanda azahagarara sinzi hehe muri Paris akabaza umufaransa ibyangombwa mu Bufaransa. Icyo gihe cyabaho? Biragoye ko cyabaho. Niba kitabaho baza gukora iki nanga? Icyo nicyo kibazo. Muhozi rero afite ukuri. Ahubwo wa mugari wa Sugira Mireye apiga aduyi rwose. Ngira ngo ntitwareka kuvuga ku butumwa bwa, ariko tukiri hariya kuri bariya bacanshuro, Shakamba uretse guhaha nta nicyo bamaze. Nta bacanshuro koko, n'aba bapfa buriya bapfana, kuko reba baje mu rugamba bavuga ngo bazatsinda, ntibatsinze. None se amafaranga barya saa y'ubuntu? Kisekedi ko afite iby'ubuntu. Mushakamba mbona biriya jyewe mbifata ni nko kuraguza. Ni nko kuraguza, uragenda umupfumu ukamuha amafaranga akirira ibyo wamushakagaho ntunabibone. Kisekedi rero buriya ameze nk'uwagiye mu bapfumu. Yego. Ngira ngo hari amarira y'umuntu witwa Micombero arabogoza agira ati guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Poursuivant sa conquête de villages dans les territoires de Lubero, le M23 ngeho na RDF a pris tard ce soir contrôle de Vutsorovia et Alimbongo selon la société civile. Ati nkurikije M23 arongeraho na RDF ikomeje kwigarurira insisiro ni nk'imidugudu. Yego. Gusa umudugudu wo muri Kongo ubungana n'akarere hagari muri teritwari ya Rucuru. Ati muri uyu mugoroba muri teritwari ya Rubero, si Rucuru. Yego, ni Rubero. Muri uyu mugoroba, aravuga umugoroba ngira ngo wa none. Yego. Bongeye kwigarurira Vutsorovia, bigarurira na Alimbongo. Niko société civile yo muri Rubero ivuga. Une panique s'observe dans les villages de Kitsumbiro et Mambasa, à plus ou moins 45 km de Rubero centre. Ati haragaragara ni ikintu cy'ubwoba mu rusisiro rwa Kitsumbiro n'urwa Mambasa. Insisiro ziri mu birometero 40 hasi ya 45 cyangwa se bitarenze 45 kugira ngo ugere Rubero. Ni ukuvuga
kuva hariya muri Kitsumbiro na Mambasa ugera Rubero ku cyicaro cya teritware harimo ibirometero bitarenze 45. yego noneho aravuga ati un déplacement massif de la population s'observe depuis cet après-midi. Ati haragaragara abaturage benshi barimo bahunga kuri iki gicamunsi. bwana Senama, abantu bumva ikintu kuba M23 wifashe hariya abantu babyumve neza, ntabwo ari urugamba rwo kugenda, ni urugamba rutari rworoshye ariko rurimo tekinike. Habayeho kurasa, kubombarida ibice M23 kontrola, twagaragaje, twarabivuze, tuvuga mu mavidewo, tugaragaza ibiki byose ukuntu byifashe. Ariko ikintu kidasanzwe M23 yarabaretse, bazana izo ntwaro yari izi neza ko bazizanye, bararasa, zimwe barazisenya, izindi barazibambura, barangije za mbunda rutura babambuye barazibahindukiriza, barazibarashisha, niko kubatwika kuriya ahantu hose bakaba bahageze bagenda kigenzi. Ibyo uvuga nibyo, kuko twumvise hari za BM zahiye, hari BM yafashwe, hari Land Cruiser zagiye zifatwa zifunzweho imbunda hejuru, hari zagiye zishya, cyo kimwe n'iriya modoka ya General Kabundi. Ibyo byose byagaragazaga ko ari urugamba rutoroshye. Hari video twabonaga za BM zirasa, ubona ikirere cyahiye, ntabwo byari byoroshye pe. Tukivuga kuri Kabundi, hari amakuru avuga ko, ariko nawe ukoze analyse urabona ko nta kindi asigaje, nta yandi mahitamo asigaje usibye kwiyunga kuri M23, kuko usibye gukora icyo naho ubundi baramwica, kuko hahoze hakwirakwira imvugo zivuga ko ari we wagambanye, arimo no gutegeka abasirikare gusigira ingabo, gusigira intwaro M23. Biriya wabivugaga ntawamenya ko wenda ariko Kabundi yabitekereje, kuko Kabundi kubitekereza biriya byaba ari nko gufasha M23, kandi yagena kuyifasha ngira ngo hari ubundi buryo barayifashije bitabanje kugorana bitya. Nta mpuhwe rero, nta mpuhwe Kabundi afitiye M23, ahubwo ikigaragara bakomeje kumugiraho urwikekwe, ni nayo mpamvu bamwometseho General Chiko Chitambwe. Avuga bati uyu ashaka kwisangira bene wabo bavuga ikinyarwanda nkawe, reka tumwomekeho Chiko Chitambwe amurebe. Ariko ikigaragara niba agejeje uyu munsi akibarwanira, ni ikigaragaza ko General Kabundi yari ku ruhande rwabo. Cyo ni kimwe. Ikindi navuga, kuba uriya yavugaga biriya ntawamenye ibyo bapfa, ashobora kubivuga agira ngo amurege amugambanire, ariko nanone amahitamo asigaranye, hariya guhitamo ntabwo byoroshye Mushakamba. Ariko iyo batanamugira harafashwe kera, haba harafashwe kera, yararwanye, uzi ko yabanje gutsindwa arongera aragaruka, arongera ararwana, hariya arihambira. Urabona ko ari Mbongo na Matembe hariya yahahagazeho cyane, ariko intare ziza kumubera intare nyine, arahunga ariruka aragenda, agenda n'amaguru n'imodoka ye yahiye. Ariko kuvuga ngo kumwica byo bashobora no kubikora, ababihakana. Cyo kimwe niba bica abandi bavuga ikinyarwanda, nawe ntibamureka cyane ko wumvise amagambo bamuvuga. Amahitamo rero, amahitamo aragoye, kuko hari umuntu wo muri Afurika y'Epfo kera igihe barwaniraga ubwigenge bagira ngo bigobotore apartheid, yigeze avuga ati gukomeza imbere ni ugupfa, gusubira inyuma ni ugupfa. Ati jye niyemeje gukomeza imbere uko byaba kose, niyo napfa ngapfa nagendaga ngana imbere, ntwaza njya imbere. Rero hariya bya Kabundi byo ntabwo birakomeye. Kuvuga ngo aramanika amaboko ajye muri ARCM 23 nacyo ni ikibazo, ntawapfa kubihamya. Hari n'ikindi yakora, ashobora kubona hose byanze akirasa. Ariko natekereza ibyabaye, icyo kirashoboka
cyane ko yagikora atekereje cyangwa yibutse niba atanabimenye cyangwa amenye ibyabaye kuri Muheto. Kuri Muheto Muhizi. Muheto nawe wabonye ko bamuteye ibyuma byinshi mu mutwe, ariko nabonye abeshyera abantu mu itangazo yasohoye ntibyabura agomba gushaka abeshyera abantu, abeshyera abandi bamanzi. Umuntu uri ku birometero bingana kuriya yamugeraho ate bahurira ahubwo se bari bamwica, niba ndamwica azavuga ikizi. Reka tuve kuri iyi ngingo ariko tuyiveho. Manziwiri azikuruna ziri Kinshasa, si cyo kibazo wenyine. Manziwiri akorana na Le Force du Progrès, babandi ba IDPS. Aramubeshyera gusa ni bya bindi ni mw'ibya Kisekedi atsinzwe akatangira kubeshya, ariko impapuro zikamunyomoza. Reka turebe ubu butumwa bwa Justin Kabumba, nawe n'umunyamakuru ukomeye muri Congo mukora ku makuru ya M23, aba ari nabwo tuza gusorezaho iyi ngingo y'insinzi ya M23 y'uyu munsi ku itariki ya 16. Bose bakubiswe mushakamba, n'ubutumwa bwuzuye amaganya. Nawe Justin Kabumba aravuga ati les rebelles du M23 continuent leur avancée dans le territoire de Lubero, prenant le contrôle des villages de Vutsorovia et Arimbongo, affirment plusieurs sources locales. Ati abarwanyi ba M23 bakomeje kwigira imbere, kugenda bafata ibice muri territoire ya Lubero. Ati bafashe urusisiro rwa Vutsorovia na Arimbongo. Niko amakuru, isoko y'amakuru hariya Lubero ivuga. Après la chute de Matembe, l'armée avait replié à Vutsorovia avant d'être à nouveau délogée par les rebelles. Vuga ngo FRDC nabo bafatanya bamaze gutsindwa ahitwa Imatembe, bahungiye ahitwa Vutsorovia. Noneho aha Vutsorovia naho nta gihe bahamaze, naho bameneshejwe na ARCM 23. La situation humanitaire est extrêmement préoccupante. Ati imibereho y'abantu, ko abantu bameze, ubuzima ntabwo bimeze neza hariya. Nibahumure barabohowe, barabohowe, boboye kugira ubwoba, bashobora no kwiruhutsa. Inshuti y'amahoro ahubwo Kitsumbiro no kugenda Lubero centre no gukomeza Butembo nibo bari ku musaraba. Aba FARDC bahunga neza, ejo uzumva bageze Beni. Guhunga neza ni kuri kugenda inyuma hejuru ya Hiyasi. Ejo tuzabona kurira Hiyasi bakicara hejuru cyane rwose. Ntabwo bajya bagora ikintu cyitwa iyo bahunze bahunze, ntabwo bajya mu bintu batabirimo. Reka turebe noneho ingingo isoza. Igikurikiraho nyuma y'uko ibiganiro bya Rwanda, inama yari guhuza abakuru b'ibihugu yasubitswe, ariko mu Gifaransa baravuga cyangwa mu Kilatini ngo yasubitswe ngo sine die, yashyizwe ku munsi utazwi. Yego, icyo gihe ntabwo umuntu aba azi niba bizongera gusubukurwa cyangwa niba bitazasubukurwa. Yego. Hanyuma ahangaha inkurikizi yabyo iraza kuba iyihe? Njye ndabona bitazongera gusubukurwa mu mboni zanjye nk'umunyamakuru. Biragoye ko bizongera gusubukurwa kubera iyi mpamvu, habaho igitutu cy'amahanga cyangwa kitabaho. Kereka niba bafata igitutu kuri Kisekedi bakamubwira ko bagiye kumufatira ibihano, kumufungira buri kimwe cyose kugira ngo yemere. Kubera impamvu mbivuga niyi: Kisekedi nta biganiro bya Rwanda agira, ngo ibya Rwanda, processus ya Rwanda ntabwo yageze, niba yaragerageje yageze ubusa kimwe cya kabiri cyo twakivuga ku biganiro bya Nairobi. Reba inama z'abakuru b'ibihugu zateranye, n'amafaranga bari bahateraniye bariye. Nyuma yo guteranya inama z'abakuru b'ibihugu inshuro zirenga 2, 3, 4 zigera muri 4, bateranira Nairobi, bateranira Bujumbura, bagenda kohereza ingabo mu burasirazuba zijyayo, zimara y'umwaka,
ariko birangira zirukanwe bipfuye ubusa. Niba Kisekedi yaratengushye ibiganiro bya Nairobi n'ibya Rwanda nabyo yabitengushye, kandi byose ku ngingo yo kwanga kuganira na M23 iri kumufatana imijyi, iri kumufatana igihugu. Gihe cyo mbona wenda reka mbanze nkubaze ikibazo, ureba kugira ngo ibi bintu bikemuke, urufunguzo ruri mu maboko yande? Mu maboko ya Kisekedi. Kubera iki? Kubera ko niyemera kuganira na M23 byose bizarangira. Abyemeye se FDLR akayigumana? Kandi mu ngingo M23 ivuga harimo no kuharirwa. Yego. Harimo guharirwa Kivu. Yego. Bagatsintsura cyitwa umwanzi wese urimo bakayisukura. Yego. Ndumva rero ni ikibazo gikomeye ko Tshisekedi buriya hari abatazi icyo yararahiye ngo jamais nta na rimwe. Sinzi iyo video nuko sinibukaho nayibonye. Wayimbonera se? Ntabwo nayibona. Yaba twayibona, ariko yagiranye n'igitangazamakuru cya France 24. Yaba twayibona twari kuyumvisha abantu tukayisubiramo nubwo byabaye. Oya barayizi, ahubwo turavuga ingingo yavuzemo. Kuko yaravuze ati jamais nta na rimwe nzigera nganira tant que je serai président de la République démocratique du Congo. Nta na rimwe mu gihe nzaba ndi perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nzigera nemera kuganira na M23. Ibyo ntibiruta ko yaravuze ko atazigera ahura na Kagame. Nibyo, ariko reka twumvikane. Ashobora yenda kuvuga ati nzahurira nawe mu ijuru nk'uko yabivuze, ariko noneho akaganira n'abanyagihugu be barimo bamurwanya, ugasanga ikibazo cyiwe aragikemuye. Yenda agakemura ikibazo cyiwe agasigarana icya Kongo n'u Rwanda. Reka butembe ivemo. Ntabwo ari butembo gusa. Urebe ko Kisekedi aticara agaca. Oya si butembo gusa. Ubu ngubu imijyi yose iraregetse. Yego. Imijyi yose muri ubu burasirazuba iraregetse. Kuvuga Goma yo yararangiye. Yego. Tuvuge za Minova ziraregetse. Tuzamuke tugere za Nyabibwe ziraregetse. Yego. Umanuke ugende ugere za Katana, ikibuga cy'indege cya Kavumu biraregetse. Bukavu iraregetse. Hehe Masisi zone kuri teritware hararegetse. Azumvishwa urusasu nka Mobutu. Ni ikibazo rero, ni ikibazo ntabwo byoroshye. Mobutu yiyemera ku bari bamuteye, barimo Laurent Désiré Kabila. Yego. Avuga ngo bamenye ko ari abarebere ngo ni inyeshyamba, ngo we ngo ni mareshali. Ariko ntabwo byateye kabiri, arahunga. Yego. Ibi rero ikiza gukurikiraho, igihe cyo mbona ni imirwano iza gukomera, inaguke igere no mu bice byinshi bya kiriya gihugu. Ntabwo turayita imirwano kuko FARDC nta mbaraga ifite zo kurwana. Ni imirwano ahubwo ni ugukomeza kwa bazajya bakomaho bababwe biruke. Bongere babasanga aho bari bakomeho bababwe biruke. Yego. Noneho bigende bizakomeza. Kuko jye ibi ndabihuza n'ijambo Corneille Nangaa yivugiye. Yego. Igihe cy'umunsi kuri tariki 14 barimo bizihiza isabukuru y'umwaka ya yuriya mutwe wabo AFC. Ririya huriro rya AFC. Yaravuze ati ibiganiro by'u Rwanda ntibitureba, nta ruhare tubifitemo. Kuba nta ruhare tubifitemo rero, urugamba rw'impinduramatwara rurakomeje. Gukomeza rero ubu ni ukuvuga baramanuka bafate icyicaro cya Rubero, bakomeze bafate sinzi he za Busenene, niba ari Musenene niba ari he, bakomeze bafate Butembo, ivemo bakomeze. Gahunda ni Kisangani. Uzabumva Ikisangani, uzabumva za ntuza za Ituri. Cyane ko urubyiruko wabonye, sinzi niba warabonye ubutumwa bw'urubyiruko bwo muri Ituri. Ngo barindiriye
Corneille Nanga ngo niwe mucunguzi wabo. yego ubwo butumwa nibagiye kubukwereka ariko nzabukwereka ndabufite ahantu. yego urumva rero ko niba abaturage batangiye kwihamagarira Corneille Nanga urumva hazagera agwa hashashe n'ahandi yego Kinshasa rero bafite ikibazo. Tshisekedi, ubutegetsi bwa Tshisekedi bufite ikibazo kubera kwinangira, kandi yatinangira akajya mu biganiro ibintu biba byarakemutse. ngoma ya Tshisekedi irarura ntabwo irura gusa iranotsa irotsa rwose. yego reka tugane ku musozo. reka dusezere ku bari badukurikiye rero, tubashimire kuba bakurikira amakuru yacu, kandi tubasabe bibuke abatarakanda subscribe bakande subscribe, bikorwa rimwe, bakande kuri like, ibyo bikorwa kuri buri kiganiro, bakande share, nabyo bikorwa kuri buri kiganiro, noneho basangize amakuru yacu, bayasangize inshuti zabo, noneho banibuke bakande comments, bandikemo, batwandikiremo ubutumwa, batubwire ibyifuzo byabo, ibitekerezo byabo, kugira ngo turusheho kunoza ibyo dukora. Turabashimiye rero, umugoroba mwiza. Yari Sentama Mushakamba, mikoro ni yawe. urakoze cyane bwana Sentama, ndagushimiye. Nshimiye abadukurikiye aho bari hagiye hatandukanye. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibahe